Dore amakuru y'uko amabuye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azajya azanwa mu Rwanda gutunganywa mbere y'uko yoherezwa mu mahanga. Amabuye y'agaciro cyane cyane ya coltan, cobalt, zahabu ndetse na tantalum niyo agiye kuzajya azanwa mu Rwanda agatunganywa mbere y'uko yoherezwa mu mahanga. Nubwo ibihugu byombi bitari bibanye mu mahoro, ariko byahisemo gukora ibi kugira ngo birusheho kongera ubufatanye byari bifitanye. Ahangaha harimo kugira ngo bahoshe amakimbirane yari ari hagati y'ibyo bihugu byombi, ariko nanone hari izindi ngufu ziri inyuma zatumye ibi ngibi bibasha kugerwaho, kugira ngo amabuye ajye ava muri Kongo azanywe gutunganywa mu Rwanda kugira ngo yongererwe agaciro abone kujya hanze. Hari izindi ngufu zivugwa ko zabigizemo uruhare. Ntabwo ibihugu byombi byakicara ngo bibitekereze cyangwa se bibe byafata umugambi. Zimwe mu ngufu zivuga ko cyangwa se izindi mbaraga ziturutse hanze zabigiyemo, harimo ubuhuza mpuzamahanga cyane cyane bwakozwe na Amerika. Ibi ngibi byakozwe na Amerika, harimo uruhare rw'umugabo bita Donald Trump, aho ajya ku butegetsi yavuze ko azahagarika intambara nyinshi cyane ku isi ikaba yarangwa n'amahoro. Cyane cyane muramuzi mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho yasabye ibihugu byombi ko byajya mu mishyikirano aho kugira ngo bigume birwana. Ahangaha niho n'u Rwanda na Kongo byaziyemo, aho leta ya Amerika yagerageje kuba yahuza u Rwanda na Kongo binyuze mu buryo bwinshi. Ahangaha twabonye basinyanye amasezerano atandukanye, none n'aya masezerano yo kuba u Rwanda rwazajya rutunganya amabuye y'agaciro ya Kongo nayo yajemo. Iyi ni impamvu ya mbere, harimo yafatwa nk'ubuhuza mpuzamahanga ariko cyane cyane bwakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi ni uko u Rwanda ruteye imbere mu bijyanye n'inganda zongerera agaciro amabuye y'agaciro. Mbega u Rwanda rwagerageje kuba mu mabuye make rufite cyangwa se amabuye runaka rufite, rwajyaga ruyacukura cyangwa se ruyacukura rukayongerera agaciro mbere y'uko yoherezwa mu mahanga. So ibi ngibi bituma Kongo ishobora kwisunga u Rwanda kugira ngo rujye rwongera agaciro amabuye yavuye muri Kongo ajye hanze afite agaciro karenze. Iyo ni impamvu ya kabiri. Indi mpamvu ya gatatu tubona ni ukubungabunga umutekano w'akarere. Nk'uko mubizi ni uko Kongo yahoraga iteka ivuga ko u Rwanda ruyivogera rukoresheje umutwe wa M23, hanyuma n'u Rwanda rwo rukavuga ko Kongo iruteza umutwe wa FDLR ugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. So mu gihe rero iyi mikoranire yaba iriho, urumva ko nta gihugu, niba hari igihugu cyari gifite akaboko mu gukoresha umutwe runaka cyangwa se mu bikorwa by'umutwe runaka, nta gihugu kizongera kubikora kubw'aya masezerano. So ibi ngibi bizatuma umutekano w'akarere East Africa cyangwa se n'utundi turere tutwegereye tuzaba mu mahoro, iyi mitwe ikaba yarandurwa cyangwa se igashakirwa ibisubizo bitewe n'ibyo irwanira. Ibi ngibi nyine bikazatuma amahoro mu karere yiyongera. Iki ni ikindi kintu cya kabiri cyatumye izi ngamba zigerwaho. Ariko nyine ushobora kwibaza uti se ko ayo mabuye azaza mu Rwanda azajya atunganywa n'izihe nganda? Dore inganda ziri imbere cyane mu kuba zatunganya amabuye y'agaciro zava muri Kongo, kuko zari zisanzwe zinabikora ku mabuye yavaga mu Rwanda. Urwa mbere harimo urwitwa Gold Refinery rufitwe n'aba Aradango Limited. Urundi ni urwitwa Luna Smelter. Hakaza none urwa gatatu rwitwa Power Group Resources. Izi ni inganda eshatu ziremereye mu Rwanda zishobora gutunganya amabuye menshi cyane atabarika, bivuze ngo nazo zajya zifashishwa mu gutunganya ava muri Kongo. Reka dusoreze ahangaha twibaza niba aya masezerano azatangira gukorwa cyangwa se hari ubundi buryo bizagendaho. Wowe warebye video ukagera kumera, ndagushimiye, kandi wibuke gukora subscribe, like, comment ndetse na share mu gihe byaba bigukundiye. Ndabakunda cyane.